Gira gitware uraberewe Imana ikuremeye ibirori shenge mwiza we uyu ni umunsi wawe mu buzima ubayeho bwa mbere kandi ntuzongera kubaho uwishimemo unezerwemo uyu ni umunsi wawe mu buzima Imana ikuremeye shindagira gitware uraberewe Imana ikuremeye ibirori shenge mwiza we uyu ni umunsi wawe mu buzima ubayeho bwa mbere kandi ntuzongera kubaho uwishimemo unezerwemo uyu ni umunsi wawe mu buzima Imana ikuremeye abyeyi baguha impundu mwiza we utweretse ibirori uyu ni umunsi mwiza mu buzima ushimiye abahuje uzagira urugo rwiza mporewe Imana irabikoze uzagira urugo rwiza mporewe Imana irabikoze abyeyi baguha impundu mwiza we utweretse ibirori uyu ni umunsi mwiza mu buzima ushimiye abahuje uzagira urugo rwiza mporewe Imana irabikoze uzagira urugo rwiza mporewe Imana irabikoze shindagira gitware uraberewe Imana yabivuze kera none irabikoze ibyo yasezeranye irabisoje dufite ishimwe ku bwawe mwiza we inshuti n'imiryango twese turari bahesha b'umugisha nabo ngaba baje tuguherekeje neza murewe Imana irabikoze shindagira gitware uraberewe Imana yabivuze mwese nimurebe neza nashagawe byose byarateguwe byatanzwe byiza kandi mwese mukomeze mu gihugu cyacu cy'Urwanda ni ukwaza arashinjagira agaragiwe n'abeza nimwumva nje mwari mubikeneye namwe murahuza ibiganza mumwakirize yombi ni ukwaza Imana ikuremeye ibirori shenge mwiza we uyu ni umunsi wawe mu buzima ubayeho bwa mbere kandi ntuzongera kubaho uwishimemo unezerwemo uyu ni umunsi wawe mu buzima Imana ikuremeye shindagira gitware uraberewe Imana ikuremeye ibirori shenge mwiza we uyu ni umunsi wawe mu buzima ubayeho bwa mbere kandi ntuzongera
umunyamasengesho iwacu shindagira gitware uraberewe imana yabivuze kera none irabikoze ibyo yasezeranye irabisoje ufite ishimwe bwawe bwiza we inshuti n'imiryango twese turahari bahesha umugisha nabo ngaba baje tuguherekeje neza wewe imana irabikoze shindagira gitware uraberewe imana yabivuze kera none irabikoze ibyo yasezeranye irabisoje dufite ishimwe ku bwawe bwiza we inshuti n'imiryango twese turahari bahesha umugisha nabo ngaba baje tuguherekeje neza dosera we imana irabikoze babyeyi baguha impundu mwiza we impundu z'ababyeyi ziyongere ibiganza mubihuze mu mpera umwana amashyi yubasha imana uzagira urugo rwiza imana irabikoze babyeyi mumuhe impundu mwiza we atweretse ibirori uyu ni umunsi mwiza mu buzima dushimiye abahuje uzagira urugo rwiza murewe imana irabikoze uzagira urugo rwiza murewe imana irabikoze babyeyi mumuhe impundu mwiza we uyu ni umunsi mwiza mu buzima ushimiye abahuje uzagira urugo rwiza mwana wa mama we imana irabikoze ayo mashyi muyongere yakira umwari wubaha imana murewe imana irabikoze arakoze babyeyi mumuhe impundu mwiza we nimumwongere impundu mwiza we azagira urugo rwiza umwari wubashima rwose irabikoze Imana imuhumurisha kandi cyane nagira ngo bakomeze banyegere nyirasenge w'umwana ndetse n'umwana mbabwire amakuru y'uyu munsi kandi si atangaza cyane nka se w'umwana umuhagaze kandi kwiza murasa neza ariko mutanga umwanya aba bana bagire hanyuma rero mwegere hino gatoya mukinkorera mushumba Kayiranga ndakumva muvandimwe nyirasenge w'umwana yaje n'umwana bahageze nagira ngo banyegere bagushyikirize abo bantumye yego rwose mubwire impamvu y'uyu munsi yegere hino nyirasenge w'umwana n'umwana kandi uturimo twawe ntiwabimenye ariko narigeze ngo nkunyuriremo muri make ibirori twagize hano kandi byiza rero twagize abashyitsi beza hari n'umunsi bigeze bagera iwacu ariko uyu munsi noneho baje ari benshi bari bayobowe rero n'umushumba witwa Mugabo w'Indekwe Jean Bosco yaje atubwira ya magambo bigeze bavugira iwacu ajyanye n'irembo rirya rembo twabemereye yariciyemo arangije adusaba umugeni tumubaza umugeni asaba atubwira wowe hanyuma ba nyogosenge ba so wanyu twese turabishima ko twumvaga ugeze igihe hanyuma icyifuzo cyabo tugisubiza neza tubemerera umugeni ndetse baduha n'inkwano ubu twazakiriye ubu twagutanze ariko ntabwo twagutanze mu maboko mabi
urava mu babyeyi ujya mu bandi. None rero mwana wacu imyemerere muri ino minsi kubera ibihe tugezemo bisaba ko umuntu wese ugejeje imyaka y'ubukure wese yifatira umwanzuro, nubwo twabyanzuye nk'umuryango, ariko se ibyo bintu twiriwemo urabishima? Urumva nta kibazo? Ndabishima rero. Reka njye nahamagara umugabo w'indekwe arifite impungenge ngirane amategeko y'iki gihe ari buze ku ngonga, ariko ubu yaba amategeko y'umuryango, yaba y'Imana, yaba n'aya leta y'ubumwe bw'abanyarwanda, ubu ndi umwere, ndi umutagatifu. Ndagira ngo rero ube hafi ngushyikirize Drosera Uwimana, umugeni mwaje musaba, nawe umwereke umuryango ndetse umugeze kuri urya musore wanyu Jean Baptiste ugeze igihe cyo gushinga urugo. Bana bacu rero ukugiye ni nako na ba nyoko wanyu na ba nyogosenge bagiye, kandi niko bigenda. Uyu rero niwe uhagarariye umuryango, yitwa Mugabo w'Indekwe Jean Bosco. Ubwo ibyagutegeka ubikore kubera ko twabyemeye nawe wabyemeye. Urakabyara. Aho rero ibisigaye ni ibyawe. Murakoze cyane. Umuryango wacu rero uyu mukazana wacu turagushimiye cyane ko wemeye kuza mu muryango wacu. Tugushimiye ko wakunze umuhungu wacu. Ntabwo turi babi, turi beza, tuzaba beza cyane kuruta aho uturutse. Niko bimeze, niko Batista. Egera hino, egera hino Jean Baptiste we. Babyeyi baguhe impundu, mwiza we utweretse ibirori. Uyu ni umunsi mwiza mu buzima, ushimiye abahuje. Uzagira urugo rwiza, mpore we Imana irabikoze. Uzagira urugo rwiza, mpore we Imana irabikoze. Babyeyi baguhe impundu, mwiza we utweretse ibirori. Uyu ni umunsi mwiza mu buzima, ushimiye abahuje. Uzagira urugo rwiza. Twumve n'ibintu bigiye kandi gushimira umuryango mwiza cyangwa imiryango myiza. Uyu munsi ubiteguwe neza cyane. Tumaze kwakira umukwe n'umugeni ahageze, amaze kumuha ururabo, ariko ntibituriza aho ngaho gusa. Hari ikindi kimenyetso gihabwa umuntu w'akataraboneka, inshuti y'akadasohoka. Abanyarwanda bavuze buriya tuyishime n'icyo agiye gukora. Ni impeta ya kizungu, igipasuro afite uko bazikurikiranya, ariko iyo wateguye ushyiraho uyimwambika. Natwe turashimana Imana n'ababireba bose. Buriya arateka akaboko, urora muri marene arugufasha, arugufashe marene. Hanyuma rero akibumuko usoni rusange muhaki burya yishyireho, burya yishyireho. Nabonye ari isaha, izina ryayo ntabwo ndizi, ariko nabona isa nk'izahabu, isa nk'izahabu. Aho niho abayobozi bambarira uyu munsi wa none. Kuri kose yari yarabitubwiye ko izakugira umuyobozi. Abayobozi bose bambara isaha hariya, ntabwo bashyira ibumoso muri rusange keretse abarimu. Mwahaye Imana amashyi. Ni ikimenyetso cyihariye. Buriya rero afite n'iyindi mpano. Abakobwa baje baherekeje tuyishime babe hafi, ntabwo ari isaha gusa yatekereje kumuha,
amufitiye n'indi mpano nziza y'ingenzi kandi uyifite n'impuzagurika natambuke mu mwanya yegere tuyishime yihere inshuti ye impano yamuteguriye uze kungabaniriza gatoya karimo keza kameze nk'ako mu rusengero yaba mwari mwabibonye iki kintu Imana yateguye kera namwe mwaragisengeye mwamushimiye Imana n'aba bana aravuga umugeni ati ntabwo umukwe azampa impano ngo ngende ntyo gusa ufite impano y'umugeni amwegere ntabwo ari suka asubizemo ariko nawe amuha impano yamuteguriye ariko Mana yanjye iyo bagufasha hereza musaza wawe uriya rero hari ibintu bigiye gukorwa mu buryo bw'ikinyabupfura mukwe yubaha nk'umukwe ariko agakundwa nk'umwana uruhanga rwa sobukwe n'ubwo uri umugabo nturi bugakore mushyikiriza iyo ngofero nk'isinde watazicwa n'izuba maze uyitunganye umuhereze neza yishyire mu mutwe we ntabwo uri bwambike umubyeyi isinde cyangwa ingofero arabyikorera yishyire mu biganza by'imuhereza volume umukobwa naza kumuha umwanya kandi ararusha umwuka ariko abazamuka wanjye iyo nkoni y'imwihere noneho nyirizina ubundi umushumagirwa n'inkoni ndabona imeze nk'iya Mose kandi ifite n'uruti ruhese noneho subira hirya hari iburyo bw'umwana w'umuhungu hanyuma umugore wawe nawe yegere umukobwa we uyu mubyeyi wareze neza konsa neza yatekerejwe n'umukwe we amugenera impano nagira ngo mumube hafi muhereze ya mpano waruzanye idasubirayo ushaka nyoko bukwe uzakumenyera ibirunge n'urwabya rw'abakwe umwihere iyo mpano nziza ntazi uko yitwa isa nk'igiseke ayiyakire ibyo nta bavu biteye ni impamo ya muntu baranga ko igiseke kibasumba wenda mu gitambika ko n'uburanga bwo mu maso yanyu hanyuma dushimiye Imana iyi foto niba yabonetse igaragara neza mumbwire musore mu myanya yanyu turabashimiye ifoto y'urwibutso ngo bajya muretse kugenda mwari mugeze gutya ngo murarangire mubone ibintu byihuse cyane hanyuma ujye iburyo bw'umukazana wowe hirya hariya mubyeyi umugabo nagaruke hino hano hafi y'umuhungu we ufite impano bageneye sebukwe w'uyu mukobwa se batuyishime natera intambwe azamwegere iyo yiha umugabo wawe we na se babiziranyeho ibyaro uko ibyagiye fura na se birangana ihereza umugabo wawe gukora umuhanga rwa sobukwe maze iyo sinde bageneye umusaza yitunganya mu buryo bwiza uyishyire mu mutwe waso nta bavu biteye oya urayihindurije nanjye ndabizi kukurusha ni gutyo sha rwose kandi guhumurisha hehe n'izuba amakuru namenye yo mu ijambo bakoze neza ahabwa amakamba bageze mu ijuru ariko no mu isi hari amakamba y'ababyeyi n'iryo n'ikamba iyo nshyimbo yihereza ubukwe nawe urahavutse mwana wanjye atazasitara abarwa cyangwa azamuka izamusindagiza uyifotore neza bizagaragare neza dufite narimbabwiye ngo dufite impano nyinshi zirimo n'izanjye ariko banza utambuka ufate iyo mpano uhereze mu kazana ayihereze nyirabukwe muyifate kwa kundi uburanga bwanyu bugaragare kandi abafata bafotore neza
idasumbye mwebwe ubwanyu mwayitambika ngo ube ngufi ariko mubyeyi ngiyo nyabitabo y'umwana kwihereye iyo urwibutso yagaragaye umusaza hirya y'ibaruwa amubwiye naho inyana buriya nasoma impano ufite iyo mpano natera intambwe ku mpano mufite ziriho amazina ya bene zo iryo zina mvuze wowe ufite iyo mpano utambuka ujye mureba amazina uwo mpamagaye yegere hafi uyu mubyeyi ufite izi mbaraga waje aririmba reka mbakomeza akandi kantu niba uririmba ngo nijye wa mugore abatazi uburanga bwe ndabuberetse uyu niwe wa mugore Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Amen. iyo haba umwanya ajyaga kuyiririmba ariko umwanya washiranye ariko niwe wa mugore kandi asa nk'abandi bagore bakuru nibwo hajya kuza mukamuganga munsi ya mukamuganga turakira famiye ya Sifu Kanyarubungu abe hafi ntabwo impano n'aba bana bamutekereje neza inyuma ya Kanyarubungu n'uyu muryango nyirizina haraza umuryango wa Butera icyo gitwenge pe tumaze kubafotora kwa Butera babe bari hafi kugira ngo iki gikorwa cyihute reka iyi foto ibanze irangire kwa Butera babegere impano ni nyinshi mwitegure kuzihabwa genda yihabwa nyuma yayo Butera niyegera abana bamuha impano hirya Butera na mama Eric yatekerejwe neza madamu David mama Eric yegere hafi ahabwa impano n'abana uretse gato y'ingiyi irangire nagira ngo uri hafi uyu muryango umaze guhabwa impano mwebwe abasigaye batarazihabwa hari umwanya wanyu ndetse nanjye reka tugaruke dushimire ku kantu turaza kubaha n'undi mwanya kandi ntibagohere cyane utakumara hiranya ndacyashaka kukureba tugarutse iwabo watuyishime ababyeyi bahavuye sebukwe na nyirabukwe ariko hari barumuna be Emmanuel naze hafi Emmanuel niba nawe mukuru ntacyo bitwaye naze bamutekereje neza ahabwa impano hari abandi bantu babiri ntabwo ari impanga ariko bakurikirana ngo ni barumuna be babahaye impano baza gusangira bateye intambwe begera ahangaha namwe mwese baradushimira ariko nyuma y'aba bantu agiye guhamagara reka mbe nicaye ntabwo umwanya ko wa mugore twategerezaga ni wa munsi twasengeye twasabye Imana ngo uzatubere umunsi mwiza w'umugisha ni umunsi twateguye twitonze duca bugufi turasenga kandi iyo twasenze yarumvise nagira ngo nsabe mwese abateraniye ahangaha muhuze ibiganza muduhere Imana yumva gusenga amashire mwongere cyane mushimire yera ituma tutwita ni nayo ituma tubyara
iyi Mana nyir'igihugu tujyamo niyiduhaye umunsi mwiza kandi ni umunsi w'ibyishimo guhendahende muvandimwe wanjye woroshye umurya w'inanga kugira ngo ducunguze uburyo umwete iminota ni mikeya ako turagatamba mu kanya Imana ibaha umugisha narinteruye mvuga ngo dukwiriye gushima tugashimira Imana yo mu ijuru Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo n'uyu munsi irawuduhaye mu minsi itambutse twari dufite ubwoba dupfutse umunwa dupfutse amazuru ariko yumvise gusenga kw'abera irongera iravuga ngo nimubeho kandi neza ese namwe muriho mumperiye amashyi n'impundu tuyishimire ubuzima ni impano idasanzwe ni impano nziza dukwiriye kuyishimira ababyeyi nibwo batwita bakanabyara kubera umugambi n'umugisha Imana itanga turayishimiye hamwe n'ibyo Drosera mwana wa mama uyu ni wa munsi twasengeye wabonye ko wakeye neza nimba ubona ari mwiza umwenyure gato data arabona ko umunsi wawe ari uyu mwabibonye mwene mama ukuntu amwenyura namwe mumwishyure mumusekera arebe ko mwishimye mutaramye mu gitaramo cya data izo mpundu nizo uhawe mwana wa mama kugira ngo uyu munsi wishime nk'umunyamasengesho kandi umunyamasezerano Imana iteye iteka kuri uyu munsi yarambwiye ati ku munsi wanjye bwa mbere nzabanza nshima Imana izabe iduhaye uwo munsi mwiza w'umugisha ibyo twese turabikoze tuyihaye icyubahiro yera nihimbazwa ubugira kabiri arambwira ati abantu bose bazabanaye ubukwe azaba ari abatumirwa ari inshuti nziza z'umugisha kandi z'umumaro z'umuryango wanjye yambwiye ngo mwese arabashimira mwigo mu mwanya mwatanze igihe cyanyu ubutunzi n'amafaranga byose mwabikusanyije kugira ngo ibirori bibe ibirori by'ikirenga kandi byuje ubudasa byose arabibashimiye mwarakoze gusengera uyu munsi mwarakoze kureka imirimo yose mukaza muri ibi birori Imana izi guhemba abagizi ba neza mwese baha umugisha munyitabe muvuge ngo amen kandi araterura arambwira ati mfite abanyabigwi nshaka gushima nyuma yo gushima babonetse bose nzaba mfite abandi bantu b'ikirenga nshaka kuvuga mu mazina yarambwiye ati ndashaka gushima abo nshima ni abakwiye gushimwa mwese murabikwiriye ariko kandi mfite uw'ikirenga nshaka guheraho kugira ngo mushimire iby'imbaraga n'iby'ubutwari yakoze kugira ngo mbe njyewe yarambwiye ati umunsi mama agenda yagiye hakiri kare cyane nari nkimukunze kandi nkimukeneye yagombaga ko mu rukundo rwa kibyeyi nkagotomera ngashira inyota ariko adahari hari abahabaye yarambwiye ati mfite umuvandimwe wanjye nkunda nubaha kandi nishimira arambwira ati mama Foyibe uri mukuru wanjye ariko ugeze uru ngushimire mu cyimbo cya mama ndabizi Uwiteka yadushimyemo umugeni kuva kera amujyana hakiri kare utera intambwe wigire hino mubyeyi uhagararire mama utagihari aho yagiye nibugibwa natwe tuzajyayo ariko kandi ndashaka kumushima izo mpundu muzongere mama utetse ijabiro kwa jambo ariko kandi yarabyaye ntiyasize ubusa nguyu mukuru wacu dukunda nguyu mukuru wacu dushima umwana yambwiye ngo aragushima yarambwiye ati ku munsi wanjye uzace bugufi uca akabuga imbere ya mama umumbwirire iri jambo umwana yambwiye ngo aragushimira yambwiye ngo iri jambo nubasha gutelefona mama akakumva urimo tubwirire mubwire ngo uri mwiza mama niko kuri mwiza si ukubeshya umwana yambwiye ngo singa utaka bimwe bisanzwe abantu benshi bakabya cyane yambwiye ngo amezi 9 mu nda ya mama ntitagenda yigengesera adahuganga ko ahungabana ngo igihe mvutse ntarareba mfureba neza ndanezerwa shangi igihe cyo kugenda kigeze yagiye neza nk'uko abera bagenda natwe iyo babo babera tuzajyayo ariko usigaye wabikoze neza wakoze ibyo wagombaga gukora byose umwana yambwiye ngo aragushimira ntiyigeze yigunga kuba mama atarahari warahabaye ntabwo yigeze yambara ubusa wakoze icyo wagombaga gukora nk'umuvandimwe kandi mukuru yambwiye ngo aragushimira nsabe Drosera mwana wa mama utera intambwe wigire hino hagarara imbere ya mama tumubwirire tubanda tumusezere tugende sheke aho tugiye nibugiwe mwese muramureba amarira y'ibyishimo ni yose yambwiye ngo aragushimira igira hino uce bugufi imbere ya mama mukubwirire rya rindi hanyuma umusezere ugende uraca bugufi upfukama imbere y'umubyeyi umubwire ngo wakoze umwana yambwiye ngo aragushimira nta cyiza na kimwe utamukoreye imyaka yose amaze mu biganza byawe wakoze ibiruta cyane iby'umuvandimwe wundi yashobora yambwiye ngo aragushimira aragushimira ubutwari bwawe aragushimira ubuntu bwawe aragushimira ubupfura bwawe aragushimira ko nta cyiza na kimwe wamwemye
yambwiye ngo hari ikamba ry'uburere bwiza ry'abagenera umubyeyi wese wabyaye neza yariteguriye umuvandimwe akaba mama. Yakwandikiye ariko atari yagushyikiriza iri kamba, yambwiye ngo umufate mu biganza byombi, umubabarira amakosa yose yakoze nk'umwana, kuko umwana iteka arakosa, ariko arashaka kubaka urugo rwera, urugo rw'umugisha. Biragusaba kubanza ukamweza nk'umubyeyi, ukamuhesha umugisha wa kibyeyi. Abateraniye aha muduhere mama impundu, aravuze ngo uzagende wubake neza, kandi arimo yuzuye umwuka wera. Izo mpundu muzongere zihabwa umubyeyi wareze neza, akarerera Imana, akarerera itorero ndetse n'igihugu. Umugeni arashimwe kandi agiye neza. Ngiri kamba rikwiye mama utubyara, uryambike mukuru wacu aryizihirwe. Aya ni amarira y'ibyishimo ku munsi wa Drosera. Marene agufashe, umubyeyi yishimye byamurenze, aratanga impundu umwanya wose akagira ati umwana wanjye ntabwo nkojeje isura. Warakoze. Kandi yambwiye ngo si ibyo gusa, ntabwo ari iri kamba gusa, yaguteguriye n'urugori rwera, urugori rwizihiye ababyeyi, narwo rukubere. Warakoze kubaho ubereye nk'umuryango. Kandi umwana arambwira ati ku munsi wanjye mpendahenda umutware yigire hino, amumfashiriza ajye ejuru. Hanyuma mukwe wacu uritegereze neza, c'est ça la répétition. Umufashe kujya ejuru. Wakibonye igihoza umwana wacu iyo yababaye cyangwa iyo yishimye. Yambwiye ati mawe umusengerera akarifti kanyuma, umukikire ku bibero, ubu umuhaye ihererekanya bubasha nawe azabyara abahungu n'abakobwa, bazamwicaza mu cyicaro cyiza. Mwese abaraha muduhere umubyeyi impundu. Umubyeyi aragira ati warakoze mwana wanjye. Aragira ati muzagira urugo rwiza abana banjye. Mama akiraha arajya ejuru, barimo baragushimira. Umukwe wacu nawe amarira y'ibyishimo ni yose, arashimira umubyeyi. Yambwiye ati mfite umuvandimwe uhagarariye data, dawe nyakugira abana butuma nabutanga, ujye ejuru tugushimire. Yambwiye ngo warakoze. Dawe ujya ejuru, umwana gushimira gusezera agende. Yambwiye ngo aragushimira. Data adahari warahabaye, wakoze amanywa nijoro kugira ngo tubeho kandi tubeho neza. Wigire hino, umwana gushimira gusezera agende. Yambwiye ngo aho agiye nibugirwa kandi n'umukumbura uzamusura. Nagira ngo nsaba abo twagendanye mwigire hino. Umwana yaguteguriye impano zishimwe, yaguteguriye impano. Izi ni intwaro z'abarwanyi barwana kandi bakarwana neza, bayobowe na Bibiliya. Ni abarwanyi barwanya ibyaha bigahunga, n'abarwanyi barwanya inzara, ubukene n'ubujiji bigahunga. Ibyo byose wabikoreye Drosera, ubikora utizigamye. Wahagarariye data, byose ubikora nk'intwari y'umuryango. Bakongera amashyi tugushimire. Ibi bimenyetso mubishyikirize umukwe wacu, ashimire data utubyara. Aragira ati warakoze papa, warakoze kuhaba, uri data. Mwana yambwiye ngo kuva yakumenya ntarakubonamo igicumuro, ntarakubonamo ikosa iryo ari ryo ryose. Uri umubyeyi w'intwari kandi uri indashyikirwa. Yambwiye ngo imvune wavunitse ku buzima bwe azahora azikubahira kandi azahora azigushimira. Yambwiye ati si ibi gusa, yaguteguriye n'umudari. Ni umudari uhabwa abatsinzi n'abanyembaraga. Warakoze kurwanirira umuryango, warakoze kurwanirira abawe, warakoze kurwanirira itorero. Umukumbi w'Imana ushumbye, ubikora neza. Baragira bati warakoze. Nsabe abana mucunguze uburyo umwete, amashyi mwongere muyaduhere umubyeyi w'intwari, akaba indashyikirwa iwacu mu muryango. Nagira ngo mpendahende Madame Pasteur wigire hino, ufashe Pasteur kwakira indi mpano y'umuryango.
wigire hino bafite byinshi byo kugushimira tugufitiye impano y'umuryango ukiraha urihangana turashaka gucunguza uburyo umwete yambwiye ngo arabashimira sinzi nimba uyu muryango wakwigira hirya gato twafata ifoto y'urwibutso y'umuryango umwe bashyira abana hagati twabateguriye n'indi mpano yisumbwe n'impano yo gushimira umuryango mwarakoze ntwari mama pasiteri akoreho baduha inyinya 50 pare na marene barishyura abaraha mu baduhera amashyi abatambyi baduhaye inyinya kandi irahenze abuzukuru n'abuzukuruza bazahora bayikeneye ayo mashyi muyongere mama pasiteri aragira ati mu birori turagabana kandi baradushimira iby'imbaraga n'iby'ubutwari abana bagize bati mwarakoze kandi mukiraha nk'umuryango urongera uhagarare hano iruhande rw'umushumba abana noneho barajya hagati y'uriya muryango nanone abana babafitiye impano n'impano yo gushima kandi n'impano y'ikirenga umwana yambwiye ngo ageze mu muryango wanyu mwamweretse itandukaniro mwamubereye ababyeyi mumubera umugisha yambwiye ngo wamwakiranye yombi kandi aho ababyeyi batabaye warahabaye warakoze umwana arashaka kugushimira papa Foibe uri intwari y'umuryango uri intwari uri umunyembaraga bagukomera amashyi bagushimire umwana yambwiye ngo ntabwo azibagirwa ineza yanyu ngiyi ni impano y'umuryango nayo nishimwe ryo kubashimira mwarakoze ntwari tuzahora tubibuka tuzahora tubazirikana iby'imbaraga n'iby'ubutwari mwakoze ku muryango barabibashimiye reka nsabe mama Foibe aduherekereze papa Foibe namugeza mu byimba garuke mushumba nawe aduherekereze mama pasiteri namugeza mu byimbo wagaruke bakibaherekeza mu bakomera amashyi tubashimira izindi ntwari z'umuryango kandi Drosera arambwira ati mu muryango nshatsemo mpafite babyeyi papa na mama muri ababyeyi be mujyejuru umwana bashimira aje abasanga aje abagana papa na mama b'umukwe mutera intambwe muzanirane yambwiye ngo uko ashimira mama ni nako ashimira mabukwe uko ababyeyi be bamuhaye uburere bwiza n'ababyeyi b'umusore niko babikoze muterane intambwe mwigire hino umushumba arabahagumye na mama Foibe ahagume muri ababyeyi ndashaka kubereka ba mwana urabuhagaze iruhande rwa papa aho mwahagaze nk'ababyeyi ngaba abandi babyeyi abo babyeyi nabo ni intwari umukwe nitwari kumushima iyo abataravutse mu bantu ngo ahabwe ubwenge bukwiye umwana wubaha Imana n'umuryango nagira ngo nsabe mama uca akabogi muri iki cyicaro umukazana gushimira yambwiye ngo umunsi wa mbere umukunzi wamubwira ngo uzaze ngushyire umuryango nkwereke mama yambwiye ngo yaje afite ubwoba ndetse cyane avuga ngo none mama uko atanshima mu mukazana nakwirwa he ariko ngo ageze imbere yawe waramuhobeye uramuryoherwa uramubwira ngo kaze mwana wanjye warakoze mama umukazana aragukunda avuye mu biganza by'ababyeyi kandi aganiye mu biganza byawe atera intambwe yigire hino ashimire umubyeyi warakoze mama nawe twamuteguriye ikamba ry'uburere bwiza uko umukobwa wacu afite uburere bwiza niko n'umukwe wacu biri urapfukama imbere ya mama umushimire umubwire ngo warakoze mwongere muhuze ibiganza mushimire uyu mubyeyi arimo aramuhobera amubwira ngo warakoze mawe warakoze kunderera umugabo warakoze kumuha inama n'ubwenge bukwiriye warakoze kunshima mu mukazana nzagukunda nzakubahisha uri umubyeyi wanjye bwite ucunguza uburyo umwete mama yambariye yikwize kandi yizihirwe kandi si ibi gusa twamuteguriye n'urugori rwera bibero byera impumbya umukazana aragushimira aragira ati warakoze wabyaye neza umpaye umugabo mwiza uzakorera urugo rwacu sinzasonza sinzambara ubusa wamutoje gukora aragize ati warakoze hanyuma umukunzi yongera amufashe kugejuru dushimire na papa yambwiye ngo uko data yarwanaga n'inzara n'ubujiji n'ubukene mu muryango niko na data bukwe yari arimo abikora dawe nawe baguteguriye ibimenyetso by'umurwanyi warwanye neza babishyikiriza umukwe wacu agushimire
nibiba ngombwa napfukama imbere ya papa amubwire ngo ku kiguzi icyo ari cyo cyose watanze ku buzima bwanjye dawe nzakubaha kandi imvune zawe n'izicyubahiro. apfukama imbere ya data umubwire ngo byose narabibonye. umukwe wacu mumuha amashyi tumushimire. arashimira umubyeyi kandi aragira ati si ibyo gusa nawe naguteguriye umudari w'umubyeyi w'intwari, umubyeyi w'umutsinzi. hanyuma muhuze ibiganza mu mpera aba babyeyi amashyi n'impundu tubashimire. babyaye neza niyo mpamvu duteraniye ahangaha. dawe wizihirwe kandi wishime. mushyire abana hagati. nagira ngo nsaba ababyeyi b'umukobwa begera umuhungu, ababyeyi b'umuhungu begera umukobwa. ibi bisobanuye iki? abageni barajya hagati. uko aba babyeyi mubareba nabo bita ba mwana, basangiye icyoko, bahuje amaziri. icyo umwe azaziririza n'undi azakiziririza. ndagira ngo dufate ifoto y'urwibutso. iyi ni ifoto ivuga, ni ifoto izaba ifite ubusobanuro imbere y'abana n'abuzukuru n'abuzukuruza. hanyuma mudusekere, dore muhuje amaziri, ni mweza muzaganuzanya. ikizaza gihiga umuryango umwe kizahiga n'undi. muzaba umwe, mukundane kandi mwubahe Imana kugeza Yesu aje. data wa twese azabagororera ko mwareze neza, inshingano za kibyeyi mwazihagazemo neza. aba babyeyi muhuze ibiganza tubashimire, bareze neza niyo mpamvu turaha. mwarakoze ntwari. hanyuma muduhe inyinya ya 500. inyinya isigaye ihenda nayo iva muri Ukraine. badusekere baduhe inyinya ya 500 twibonere ifoto tuzereka abuzukuruza. yes, mubakomera amashyi n'ababyeyi b'imfura babikoze neza kandi cyane. mama foyi iyo ni inyinya y'igihumbi. yes, niyo twashakaga. photographe, cameraman, Imana ibaha umugisha. nsabe pare na marene muduherekereza ababyeyi. paraduherekereza ababyeyi b'umusore, marene aherekeza ab'umukobwa bagane mu byimbo. mwarakoze. hanyuma ducunguza uburyo umwete. hasigaye umuryango ugizwe n'abanyamasengesho. abanyamasengesho bari muri ibi birori. nagira ngo nsabe Mingi na famiye bazanye. ku mpamvu z'imirimo itandukanye hari bari banyarutse gatoya, ariko abahari tugiye kubahamagara baza imbere, n'abandi nabo turaba twabahamagaye baraza kuza. reka dusabe muvandimwe Mingi yigire hino, niba ari hanze tumubwire Mingi yihute, ari hirya gatoya. hanyuma dusabe famiye ya Gasore Charles na madamu bigire hino. turasaba famiye ya Desire na madamu begere hino. turasaba famiye ya Nkunzu Rwanda Alphonse na madamu begere hino. turasaba famiye ya Joseph Munyantore na madamu begera hino. turasaba famiye ya Theo na madamu niba yaje yaregera hino. turasaba famiye ya Pasiteri Kayiranga Theophile na madamu baregera hino. abo bose twavuze mwihute kugira ngo ducunguze uburyo umwete. abahari mwese nimuze hano. turasaba famiye ya Rutabizi Emmanuel baregera hino. turasaba famiye ya Mpoza Ambroise baregera hino. turasaba famiye ya Placide nabo baregera hino. hari n'abana bagenzi ba Mugeni bavuye Kampala bakora urugendo baje mu bukwe, namwe mugere hino tugira ngo aba bantu bose muhagarare hano imbere. turagira ngo tubashimire ku buryo bwose. turasaba famiye ya Pasiteri Alexis bigira hino. turasaba
famiye yacu ya Pasiteri Nsengiyumva Laurien yihangane nubwo guhagarara bigoye ariko nihangana ze na madamu mwihute rero aba bose bari hano turagira ngo baramutse umugeni bamufelicita bamushimire abagabo n'abadamu babo dufite ibyo kuvuga kuri bo urumwe twamuvugaho ibintu by'ukuri tumuziho tumufiteho ku gitsikamutima nuko munyarutse muramukanya munyarutsa mwihuta munyarutsa kubera yuko ndimurire mama Samu Musinani nuko kandi mwakoze mujye ku murongo neza ku buryo umuntu wese apareye imubona mwino rutare Emmanuel Rutabeze na Theo muze hano gutya mujye kwiyi fasade ya nuko mwegere reka tusabe mingi ulishachelewa, acha vyakula mukanye kwanza mfukuzieni na Placide ndio na tusabe aba bose tuvuze bose twahamagaye agarana n'umusaza ya mureke uko munakawia nyie wakati yetirisha inde ya ariko ni ibyishimo niko bigenda turagira ngo simama pale baba simama pale pamoja na ule binti simama pale pamoja na binti na Joseph aha Placide ya ku ruhande rw'umuyuramu shingana ya rero bene data bavandimwe mwese mwaje mu birori by'abana bacu twabashimiye ko twabatumiye mukaza hanyuma aba bose ni umuryango wacu wa hafi cyane ariko kandi nk'uko mubize mu muryango mugari wose ugira intwari zo muri wo aba bose n'abandi tutahamagaye mwese mucaho batugira umumaro uburyo bumwe cyangwa ubundi kandi turabizirikana turabashimiye mu ruhame twabahamagaye mu mazina yanyu abantu bose badutahiye ubukwe bene data abapasita abavandimwe inshuti menye hari mwene data Alphonse ngwino narindi kureba hano singubonemo kandi mu mutwe no muri gahunda y'umuryango urimo ihute rwose madamu yagiye ahandi mu bindi kubera ko abantu baba bafite gahunda nyinshi hanyuma aba bose ni abavandimwe bacu ba hafi bakaba n'inshuti cyane muri ubu bukwe rero Imana yabakoresheje ibintu binini bikomeye ariko ntituvuga kubiboneka gusa harimo no kutwegera no kutuba hafi icyo ni kimwe gitumye uyu mukobwa yansabye ko muri ubu bukwe nzafatira ijambo nkabashimira abasaza be kababyara be kabaramukazi be rwose tubikuye ku mutima mu nzu ya Rora twaturiye mu ruhame mu mujyi wa Kigali ko muri abantu b'abagabo kandi Imana ibahumurize ijambo rya kabiri turavuga kuri Mingi murabizi Mingi ni inshuti yacu ni umwana wacu ni umuvandimwe wacu ariko muzi ko ameze nk'uwakoze urugendo rurerure kuturusha sinarwo rwonyine hari n'ibindi ibyo ngibyo Mingi chomoka usimame nyuma hapo bakupige picha uti hata ku Facebook bakongomani wote waione na tena agupe hii nani akuvalishe muheshima kabambi kabisa. Mungu akubariki ya siku nyingine utaja na madamu rero iryo ni umudari w'ishimwe kandi wakire n'umutima ukunze. Reka nsabe Gasore igira hino umwana kwambika ikambuzane n'uwo mubyeyi akwambika umudari w'ishimwe uri umuntu w'umugabo mu muryango. Uyu nguyu ni umukwe
umukwe w'iki gikobwa ni igikobwa cyacu mu muryango yatubereye mwiza rero akwiriye ikamba rero babahe amashyi si bonyine reka nsabe mama Diane na papa Diane mwijire hariya mwegere abageni namwe babaha ifoto yabo kandi babaha umudari w'ishimwe mwagize neza Yesu abahezagire kutuba hafi uburyo bwose mu buryo bumwe cyangwa ubundi iyo mbivuga bahita ko bumva icyo ndi kuvuga nuko rero Imana ibaduhera umugisha reka dusabe Alphonse wegere umukwe n'umugeni babafotore baguha umudari w'ishimwe ukwiriye gushimirwa uri umuntu w'umugabo muri uyu mujyi Imana yagukoresheje ibyo bikomeye mu muryango wacu reka dusabe mama Nema n'abanema mwegere umukwe mujye mufotora vuba twihutishe hanyuma uwo mudari n'ubishimwe mwakoze neza Imana ibamugisha mama Nema n'abana nimujye aho ngaho buriya Samweli ahagarariye papa ntiyashoboye kuza kubera indi mirimo none rero mushyire umukecuru hagati bana mushyire umukecuru hagati Imana ibaho umugisha nuko cyokamba iyo mudari ni wa papa murawumudushyikiriza Imana ibahezagire reka ninginge umushumba Pastor Kayiranga Theophile na madamu aba ni abantu b'abagabo namwe murabizi ko ari umuryango wacu aba bantu rero ibyo bagiye bakoreshwa n'Imana ni byinshi ntidufite ikibisobanura ariko nimwakire ishimwe ry'uwo mudari Imana ibaho umugisha mwatubaye hafi uburyo bwose reka nsabe umukwe wacu Pastor Lorien na madamu munabonereho mbabwire ngo mutambuke gushumba uyu mukobwa Mukarorien ni umukobwa wacu ni wa mukuru wacu rero mu birori nk'ibi tugomba gushimira pasiteri urabona ko umwana wacu amufashe ikigabo n'umuntu mwiza ushumba wakira uwo mudari w'ishimwe n'umukobwa wacu munezerwe Yesu abahezagire hanyuma ndi kumwe na mwene data Alphonse Comoka wegera umukobwa we yadufashije mu bintu byinshi bitandukanye ariko no mu bukwe kuko turakora kumuha agaciro ke no kumwubaha turakubashye niwakira umudari Imana iguha umugisha reka twakire Pastor Alexis uyu nawe ni umuryango hafi cyane hamwe n'ibyo mu mudari w'ishimwe kubera yuko tunamaze kuva iwacu twimukiye mu mujyi wa Kigali akomeza kureba imiryango yindi isigaye tuguhaye ishimwe ry'umudari Theo tambuka ni umuryango wa hafi cyane kandi akwiriye gushimirwa kubera yuko ibyo akora mu muryango birivugira nuko rero Imana iguha umugisha ngira ngo Placide yavuyemo tambuka Placide tugushimire n'imirimo yose uzi wakoze muri ubu bukwe turayizirikana n'uburyo bwose n'ubwitange Yesu aguhezagire rero nibaguhe umudari kandi ufate iyo foto uyifate rwose ujye uyereka n'aba bakiriya b'ikongo hanyuma dufite bashiki bacu nabo n'ibinjire baturutse Uganda ariko ni n'abavandimwe bacu nuko begere nabo bafatiye ifoto y'urwibutso ariko tunabashimira keye nziza mwagiye muha abavandimwe igihe cyose bageze hariya n'aba bose rero mubona tubakweretse nk'umuryango bamwe bajye bava mu ndege mumenya yuko umutima wabo mwawucunge neza Imana ibaha umugisha rero noneho dusigaranye umugabo witwa Jeff ni umuntu w'umugabo uretse bavemo njye namusobanura Jeff ni umwe mu bantu b'abagabo bagira umumaro mu muryango barabizi barananabimubwira ariko reka mvuge rimwe uyu nguyu atuba hafi uburyo bwose
kandi siwe gusa nkuko twavuze no ku bandi ariko turamushimira cyane ibintu Imana yagiye imukoresha mu gihe gitandukanye. Ni muri urwo rwego rero Jeff wakira uwo mudari turagushimiye kimwe na mwese Desire Gasore Mpozi kwa mwese turabashimiye. Mama ne mugende utangiye amakuru muri korali iwacu ubabwire ibyo wabonye n'ibyo wumvishe mu mudugudu wacu. Yesu abahumugisha. Reka rero dufate ifoto y'urwibutso bya twese kuko Yesu ashobora kugaruka n'ejo cyangwa urupfu rukadutungura. Iriya kote nitabonekamo iye kuzagurishwa. Byakunze. Yesu abahumugisha turabashimiye. Kambasabira umugisha mukiraha nasigiwe gusabira umugisha rero. Nk'umuryango rero twahujwe n'ubukwe reka mbasengere. Udufashirize mama umubera akabando akwicumbe umutugereze hano muri ibi byimbo. Bibi mubyeyi utera intambwe wigire hino tugushimire. Uyu mubyeyi reka mubabwireho amagambo atatu. Uyu ni umubyeyi w'intwari akaba mabukwe wa mukuru wacu. Uyu mubyeyi kuva mukuru wacu yagera mu muryango we yaramutetesheje amwitaho aramwambika aramugaburira amufata neza nk'umwana yibyariye mu nda. Kandi natwe barumuna ba mama Foibe iyo twateraga intambwe tugana kwa mukuru wacu uyu mubyeyi aradukunda araduhangayikira aradusengera. Bibi impamvu tukwicaje muri iki cyicaro nyamukuru tuzirikanye isezerano wahaye murumuna wacu. Wabwiye murumuna wacu w'Imana uramubwira ngo mwana wanjye sinzava muri uyu mubiri ntabonye ibirori byawe. Wakoze impanuka Imana irakuzigama ntiwagenda kugira ngo uzabe muri ibi birori. Waraduhangayikira uradusengera uratuzirikana uraturwanira uraduhangayikira turabibona. Umwana yambwiye ngo aragushimira. Warakoze mubyeyi warakoze ntwari. Abateraniye hamuhuza ibiganza dushimire nyogokuru ufata umwana wese nkuwe twamuteguriye impano umushyikirize iyo mpano. Uw'Imana uce bugufi upfukame imbere ya nyogokuru. Umukwe wacu nawe aravuga ati nyogokuru warakoze mubyeyi. Umugeni arazirikana ineza yawe. Foibe mama Foibe mukobwa mwiza warakoze gukunda nyogokuru nawe ukamwitaho uzamushajishe neza. Ni nyogokuru wa twese turamukuragije kandi umugisha wa kibyeyi uzamusoromaho uzakubera impano idasanzwe. Reka nakira umubyeyi wacu umushumba. Hari undi muntu w'ikirenga wari udahari none arahasesekaye ntabwo twagenda nawe atagize icyo amubwira. Reka ninginge Nsengiyumva igere hino. Nsengiyumva ari hafi. Buriya rero ntajya yicara hamwe buriya ari mu maserivisi anyuranye ariko nawe twifuje kumushimira nk'uko twabikoze ari muri rutonde hanyuma tukamuha n'umudari. Hanyuma haza kuzira turamuha umudari w'urwibutso. Imana imumugisha. Amen. Muzi ibiganza mushimira umuvandimwe wacu nubwo adahari ngo arimo aracicikana hirya no hino ngo ibisigaye byose bigende neza. Hanyuma murumuna wanjye arambwira ati rero ku munsi wanjye musaza wanjye akaba data uhagarariye data nasoza yushikivi nanjye nzakurikiraho. Yarambwiye ati hari umuntu w'intwari nshaka gushima. Ndashaka gushimira umunyembaraga wanjye. Ubu mundeba nari maze iminsi ntarya ngo ndyame ntasinzira none ngiye kugera aho ndi businzire ku mpamvu ebyiri. Nari maze iminsi ntasinzira mpangayikira umukunzi arwara gripe simumenyere tangawizi ariko uyu munsi ndarariwe harahita hari wanjye nkigerayo. Muhuze ibiganza dushimira umukobwa wacu azi ubwenge bwinshi ubwo mu ijuru n'ubwo mu isi byose arabasha. Turashimira iyera yamutoje. Arambwira ati mfite uwampagararira mfite uwo nkunda mfite unkunda wambikije ibanga ndibita ku nkingi y'umutima wanjye none shenge aranjyanye ab'iwacu mwese mbahaye bayi bampere bayi ko kuragiye.
agize ati ba uyu munsi nta gisibya ni ukuri kose agiye neza bikwiriye ab'Imana, agiye neza bikwiriye abanyamasengesho. Yarambwiye rero ati uwo nkunda ndashaka kumushimira mu ruhame, mfite uwampagararira, mfite umpangayikira, mfite ugiye kunyitaho ubuzima bwose nsigaje ku isi. Mu mpera amashyi umukunzi wankunze rwinshi ruhagije, niba unkuye iwacu akanjyana iwabo nagerayo hagahita haba iwanjye. Mwongere ayo mashyi muyahe umukwe wacu aje neza, yaje ashagawe n'umuryango, inkokora zireba imbere. Turagushimira mukwe mwiza, waje aho ukunzwe, waje aho ukenewe kandi wasengewe, aha wageze ni mu banyu. Umukobwa wacu yatubwiye ati ndashaka kwishimirira umugabo, yaguteguriye umudari, ngo uyu mudari uhabwa abatsinzi, uhawe umudari n'umudende ku munota wa mbere, agufitemo byose. Muri wowe harimo ibyishimo, harimo urukundo ruhagije kandi rukwiriye. Arakwambika umudari agushimire ko ari wowe musore rudasumbwa umwegukanye. Bagukomera amashyi agutunganyiriza iyo mpano agushimire. Kandi amwambika uyu mudari ageze ati iyi ni gasopo. Abakobwa mwese mujya muyobya mesaje ntizikayobere mu rugo rwanjye, nguyu wanjye nguyu njyanye, ntazagire umuntu uyobya mesaje ngo anyitire umugabo sheri, ninjye sheri we njyenyine. Mwongere muhuze ibiganza mu guhera umwuka amashyi, aje neza. Kandi arambwira ati iyo najyaga muhamagara hari ubwo yajyaga ambwira avuye muri korari ati ndimo kumva umupira, akunda amacenga, akunda amashoti, akaba umufana ukomeye. Hanyuma arambwira ati rero izo kipe zose yafanaga harimo n'ikinamo Yesu Kristo, ya yindi y'abanyamasengesho bamwe bakinira ku karago bagasenga bahamagara Imana bayibwira ibibarusha n'ibibaremerera ikabumva kandi ikabisubiza. Yambwiye ati rero iyi kipe mfana, ikipe ndwanirira, ikipe nzahangayikira, yambwiye ngo azagukunda mpaka, azakubaha mpaka, azakugandukira mpaka, azakwerera imbuto mpaka. Ko mutari kumusubiza mpaka? Wazagukunda, azamwubaha, azamwumvira, bazubaha Imana, azamubyarira abahungu n'abakobwa bubaha Imana mpaka. Mumukomere amashyi, yamuteguriye igikombe. N'iki gikombe gihabwa umukinnyi ukinnye neza. Ayo mashyi muyongera, arapfuka amace bugufi avuga turetse Uwiteka nyir'igihugu tujyamo, ukurikira ni wowe mutware. Ndapfukamye nciye bugufi imbere yawe, nzakubaha mpaka. Ayo mashyi ariko muyongere, ahabwa umukwe ucyuye inganji, dore umuhungu wanjye acyuye igikombe. N'iyikipe afana, hereka abatoza bose ati nimurebe ducyuye igikombe, ducyuye inganji. Amashyi n'impundu mubihereze umukwe wacu, tumushimire, niwe rudasumbwa w'umunsi. Mumukomere amashyi. Ibi ngibi yari yarabitubwiye, ibi nabyo yari yarabitubwiye, turimo dusenga yari yarabitubwiye, iby'ubukwe bwiza yari yarabitubwiye, yari yarabitubwiye, banyamasengesho yari yarabitubwiye, Imana yari yarabitubwiye, yari yarabitubwiye, none irabikoze, yarabitubwiye. Imana nishimwe cyane. Icyiza ntikigenerwa umwanya kirawiha. Se muranyumvise? Icyiza ntikigenerwa umwanya ahubwo kirawiha. Icyakora none na gahunda reka tuyigarukeho. Ndashaka Sifa. Nigeze kumuhamagara ntiyaza, ariko Sifa naze hano. Irindi ngo n'uwizeye. Wizeye Sifa natera intambwe, hagarara hariya. Ufite impano ye namwegere. Ndashaka umuhungu witwa Dani, niyihute cyane. Ahantu hari ave mu bintu aze mu bantu namuhamagaye. Mwamumboneye Dani? Nongera umwuka, nuwo nguza. Dani ari haje murumuna we. Ubundi mirongo cy'impano yawe baragutekereje, naguhamagaye ariko ntibaba hafi, maze rero wakiriye impano. Sinababwiye ngo niyangira ahari, ariko reka mbanze ya Dani. Abashyitsi binjira, naganira nabo cyane, barabatari ikintu twatekereje,
ariko cyane cyane tuyishime kuri muramuwe zirya ngabo zaje n'icumu n'uyu muhungu azi kubitwara yarinze mushiki we mu mwanya wa se egera muramu wawe sha urubanza narifite kurutsinda mwegere agutume kuri dani kandi ubutumwa uko amwandikira muze gusoma niyo barosha nta mpamvu ya dani ntabwo ube dani ariko ushyikirize dani ubwo butumwa hanyuma naza gusoma arakubwira ibanga ryanditsemo ariko ntusome arasoma dani ahubwo kuko ari mu kazi kenshi tukugize umuparantu we ntibagufotore neza aba bana bahagaze umwanya uhagije kandi banakoze igihe gihagije ahantu twandi n'ibindi twarose mu nzuzi nagiye mbona amandiko agira n'abayasengera niba ari n'amandiko azasobanuka ariko uyu munsi ibyanditswe byasometse sha mbaniraho urwo ruko ntunyeganyize ucunda bacunda n'abagore n'abana iryo ni izina ry'umushyitsi uriya kandi bicuruzanye bikeya uriya na pane na manini turaza kubamenya ariko mbanziriza ibyo ngibyo tera intambwe ube hafi yabo tonde abatera intambwe utuntu turanyeganyega natubonye reka tujye inama reka mufashe yurire hereza nimuhaguruke mwembi umukwe n'umugeni muhaguruke mwembi bahereze ibyo birabiro byabo bombi reka garuka hino nkwereka garuka hino turuka imbere yabo wibyiga amarene rambura amaboko bashyikire nimumwakire hari ukuntu abato bajya babigenza ariko kandi shima ni we musangwa kuko uri iwanyu zimanira umugabo wawe ikirahure cye naba giteretse banza umuzimanire umugabo rero afatwa mu gihumbi hagati y'ibitugu byombi ibintu byose byiza biri muri iryo pfundo mwongere iyo ahazane nabwo ahaha ariko anamwenyura neza uyu muhungu uzi ko kera nkiri muto hari abo twanganirwa ngo wasetse washyira mu muswaro ukabigendana maze rero itereka hasi uwo mukobwa ukugize atyo nawe mwiture icyo gihumbi se ntukizi ni hagati y'ibitugu bye nawe uyayimena umwuka muhimuhimu kuri uwo muzabibu yongere munigana abana ni mubaha amashyi mufate ibirahure byanyu mwembere none mubizamure mushyire hejuru hanyuma ku buzima bwanyu n'izindi mfura mwebwe mwatuzimaniye pare n'amarene muri hehe muje mute ko pare n'amarene bahari bagiye kurumangira ku iriba kandi mpari maze rero bajya kugira ngo izabe nziza rero ubwo babamenye muhaguruke namwe ubwanyu mufate ibyo bihure byanyu mubishyire hejuru mubihurize hagati n'ibyanyu bageni mubihurize hagati iyo foto rwose izagaragara mu buryo bwiza hanyuma mwasome ku kirahure cye kandi nayo igaragare mu mafoto yanyu mwese muryoherwe n'izimana musangire hamwe icyarimwe ku kirahure cyanyu namwe ubwanyu yabonetse neza iriya foto nimwicare mu mwanya wanyu rero nari mvuze ngo njyago kwa Nyabyenda tuzi ikibanza n'igiheruka hagati ahangaha rero ayatembye bugiye ageze kure nishingiyeho ngiye gushingira no ku bandi
ariko abarambye reka nguhe amasogonda barangireka mushimire cyane uyu muhungu agira ijwi ryiza ariko kandi se n'intara hari tugwiriye niyo kuko mpagaze nkajya mbareberera iriya sibiriyoni igabanuka haraza namwe babyeyi namwe kandi babyeyi bakomeza ndebe twe gutora umurongo